Ibaruwa y'Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe Ruhango yo kuwa 3 Mutarama 2021. Nkoramutima ya Yezu Nyirimpuhwe, gira umwaka mushya wa 2021 uzakubera uw'amahoro kandi Nyagasani azahora kwiyereka. Uyu munsi Nyagasani aragusaba gutarakana ibyishimo bikomoka ku kuba yashatse kukwigaragariza agira ngo akuvane mu mwijima wari ugutwikiriye, kuko yifuza ko utangira kubaho uyobowe n'urumuri rumukomokaho, bityo nawe ukabera abandi urumuri. Uyu munsi Nyagasani aragusaba gutarakana ibyishimo bikomoka ku kuba yarashatse kwigaragariza agira ngo akuvane mu mwijima wari ugutwikiriye, kuko yifuza ko utangira kubaho uyobowe n'urumuri rumukomokaho, bityo nawe ukabera abandi urumuri. Yezu wakoranye urugendo n'abami yifashishije ikimenyetso cy'inyenyeri yabagejeje aho yari ari, arakwibutsa ko nawe urugendo uhamagariwe gukorana nawe buri munsi, urugendo ruzakugeza kumubona imbonankubone. Ni kenshi akumurikira mu buryo bunyuranye akoresheje ijambo rye, akakwiyereka mu bikorwa byiza byagufasha kubona ko Imana ikuri bugufi, akakwiyereka mu bufasha bugukura mu ngorane z'ubuzima zirimo n'izo ubona zashoboraga kuguhitana. Yakwiyeretse mu nshuti nziza zikuba hafi buri gihe, mu bakugezaho ijambo ry'ihumure mu gihe wihebye. Akwiyereka mu byiza washoboye kugeraho atari uko ubikesha imbaraga zawe bwite cyangwa se ubwenge budasanzwe wifitemo. Umubonera mu mubiri n'amaraso ye yahisemo kukugaragariza ko Nyagasani aherekeje amateka yawe. Nyagasani azi ibiguhuma amaso mu rugendo rwo kumushakashaka, bikubuza kumubona nk'inyenyeri ikumurikira mu rugendo rw'ukwemera. Azi n'inzitizi nyinshi uhuriramo nazo, zirimo abaguca intege n'abakuyobya inzira bagamije kuguheza mu bibi. Azi aho uhuzagurika ukanageraho ushidikanya, ukanatakaza amizero. Azi ibyaha byakugize imbata bituma utifuza kumushakisha. Abona ukwiheba ukomora ku burwayi umaranye igihe. Azi ibyagukomerekeje umutima wawe bituma uhora wibaza niba wararemeye kubabara n'ibindi. Niba utwikiriwe n'iryo curaburindi rikubuza kumva no kubona Imana nk'inyenyeri iyoboye ubuzima bwawe, menya ko Nyagasani atari kure yawe. Icy'ingenzi ni uko umutima mu byawe byose ukamusaba kuguha urumuri, uzirikana ko atigeze atererana abamushakashakana umutima utaryarya. Niwe uguha imbaraga zo kwitarura ikibi no gutahura amayeri yose Sekibi akoresha agamije gukomeza kukubona ngo utagera ku butungane Imana iguhamagarira. Urumuri rukomora ku Mana ruguha gutahura abakwiyereka nk'inshuti nziza, ariko bameze nka Herodi bashaka kwica Yezu uri muri wowe. Mu rugendo rugana Imana, igihe ugize ugushidikanya, ujye usiganuza abagufasha gukomeza mu kwemera no kudasubira inyuma mu ngeso mbi cyangwa se indi myifatire idahwitse
byiyongera ku guheza mu mwijima w'ibyaha binyuranye. Ni byiza gusigasira ibyishimo ukesha Yezu Kristu watuvukiye. Ahisemo kwigira umuntu, ukitoza guhaguruka ugamije kubengerana ikuzo rye, ugaharanira kuba intumwa nziza ya Yezu Kristu, ugeza inkuru nziza ku bandi bantu, ubibutsa ko bahamagariwe kuyobora ingoma ye. Ushishikazwe no kwitangira Kiliziya, uhumuriza abiyumva nk'abatereranywe, wihanganira ibikugerageza, unababarira abaguhemukiye, usangiza abandi ku byo utunze, witabire misa utibagiye guhora ukereye gusukurwa na Kristu mu isakaramentu ry'imbabazi. Yezu wazanywe no kurokora ingorwa n'abatishoboye, utaretse no kurenganura indushyi, aguhe guhora wunze ubumwe nawe no kuba wishimiye ko wazigamiwe umurage udashanguka, kuko nawe ari urugingo rwa Kristu. Horana amahoro. Mana itagereranywa, umutima wanjye unejejwe n'uko umpa kwinjira mu iyobera ry'impuhwe zawe. Byose bitangirira mu mpuhwe zawe kandi bikarangirira mu mpuhwe zawe. Nyagasani Mana yacu, wowe wadukuye mu busa ukadushyira mu buzima, turakwiyeretse ngo uduhumure amaso y'umutima, tubashe kubona ibikwiye, tubashe kubona iby'ingenzi bidufitiye akamaro, tubashe kubona icyiza maze duhunga ikibi. Nyagasani, tukweretse abatwihishamo kandi batwibeshyaho banatubeshyera. Uduhumure amaso Nyagasani, tubashe kubabona, kugira ngo tugendere kure abo banzi bacu. Kandi Nyagasani, ubwo tubashije kumva iri jambo, uduhe guhinduka bashya. Iri jambo riraduhumurije kandi Nyagasani riradukomeje. Uduhindure imitima, uduhindure n'uwari ufite roho yanduye wisukure. Uduhindure Nyagasani. Ijambo ryawe iteka rihora ridukora ku mutima, abagukunda, abakwizera, abakubaha Nyagasani, bakubaha n'ibyo uvuga, bakubaha ibitangaza ukorera bagenzi bacu, bakubaha ibitangaza ukorera abana bawe. Mubyeyi, tukweretse abakigushidikanyaho, ubagenderere maze ubiyereke, nabo bemere, nabo bakwiyereke Nyagasani. Mana, hari benshi bagukumbuye, hari benshi bifuza kukubona, hari benshi bataguherutse. Turagusabye ngo ubagenderere mu izina ryawe kandi ubafashe, ukize abihebye, ukize abafite indwara yo kwiheba Nyagasani, ubahumurize. Tubigusabye twizeye mu izina ryawe. Amena.